sheri wanjye kubera twarakundanye ambwira ko nkunda ndamwemerera kandi koko nanjye namukunda umuntu ufite amafaranga babona abantu benshi kandi baramwemera ariko utayafite agakundwa n'abantu bakeya agahipfa guhitamo gupfa gutora uvuga ngo reka nkunduye ndebe kanyemera iyo umwemera handi uzanabona ko nanayagira aza guca inyuma kuko hari ibyo atashuri rero birangirira ku ishuri n'umuntu ukunda n'umuntu wo ku ishuri akavuga ngo nitugera hanze bizakomeza nta kizere muhaye mumeze mute bana mukurikira ibiganiro byacu murabizi ko ni episode ntabwo tujya tubatindira uyu munsi nanone twagarutse kuri Bin TV akaba ari ya televiziyo yaje bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye nkuko mwagiye mudukunda kandi mudukurikira n'uyu munsi tukaba twagarutse ntabwo tujya tubatenguha uyu munsi rero nanone nkuko bisanzwe ntabwo njya ngenda nawe ugomba ndi kumwe na Mr Bin kugira ngo tuganire ibintu birenze byatana ariko nanone akaba dufitiye agaseke gakomeye cyane abangira ngo mbaze mwakira ubundi ikiganiro gikomeze gutya Mr Bin karibu kuri Bin TV ubundi dukomeze show What's up my people turabakunda cyane kudufasha mudukurikira muduha like comment na share mukomeze mudushyigikire tuzatubagezaho ibintu byiza kandi byinshi cyane uyu munsi agaseke ku munsi ni Anita tumeze neza meze neza cyane amakuru meze neza cyane ndakwakira kabisa kuri Bin TV official tukaba tugiye kugirana ibiganiro umaze iminsi tugura rwose kuki mutampa umwanya ngo nanjye ngira icyo nabwira abanyarwanda uyu munsi turakwakiriye rwose karibu cyane murakoze cyane tukaba dutangiye rero tuganira ku buzima bw'imibereho y'ubuzima tubamo bw'urubyiruko Anita uru rubyiruko ufite sheri namufite ufite sheri uri single ufite sheri nagize ngo uri single wenda nanjye navuga ufite sheri amufite Anita n'iki wakundiye sheri wawe mukundira akanyubaha kandi nyine aranyumva arakumva Anita urukundo rwawe na sheri wawe ntarwinjiyemo akurusha imyaka umurusha imyaka arayindusha arikurusha wow niki cyiza cyo gukundana n'umuntu kurusha imyaka nyine akuze aba ari umuntu mukuru mu bitekerezo mu gihagararo byose ahantu hose nyine ahantu hose cyane Anita hari inkuru imaze iminsi irimo kuvuga nawe uracyateretwa ejo uzarongorwa tugushyingire ariko se iyo nyuma yaho hari inkuru zimaze gusakara kubw'amakwe menshi twumvishe hari ubukwe bwabere hari Kayonza mu murenge wa Murama umukobwa aragiye arakowe arashyingiwe ageze mu rugo yimaniranga muntu waba warabyumvishaho nagiye mbyumvaho nyine ya mukobwa koko ngo mwitatu mukundi barakoye nka barazimuhaye amamodoka araje ngo bageze mu buriri ngo abaramwimye Anita icyo kintu gitekereza wiki wowe nk'umukobwa wakowe warageze wagera mu rugo ugatangira kwimaniranga muntu ibyo bintu koko nibyo birashoboka nyine ko hari igihe atishimiye umuntu wari kumwe bitewe n'uko bahuye nyine bigatuma atakwisanzura none se Ani biterwa n'uko umuntu bahuye umuntu yajya kugukwa akaza kwa nyoko bukwe kwa so bukwe agakwa mukarenda hamagaza imodokari akajya mu rusengero utaramwiyumvishamo cyane biterwa na pressure rega igihe ababyeyi bagushyiramo pressure cyangwa se urubyiruko rugenzi rwawe ukagushyiraho pressure nawe kuko ukareba ukasanga wararengeye ukavuga ati reka mfe kugenda ariko si ukuba warakunze warangiza sheri wawe ngo neza ukamwima ibintu burundu cyane ubwo se ubwo we azagaruriza yera ko aba yakoye inka yazitanze birumvikana ko aba yagukunze ariko nubwo aba yagukunze wowe wenda akantu ko gukunda karaza ariko nanone kwisanzura birabura Nesani nawe nurongorwa nuko uzabikora sheri muzagera mu buriro mwime tumenyeranye namuha ariko tutamenyeranye ntabwo namuha muzamenyerana kuko mwashakanye mwabaye umwe kandi bavuga ko uburya uru rubavu rw'umugabo
sibyo na Bibiliya irabivuga ni gute umuntu waturutse mu rubavu rwawe sibyo hari icyo mwasezeranye erega mu byo mwakundaniye hari na byinshi by'ibanga tutavuga iyi mikoro n'izi kamera zikurikiwe n'abana ariko hari ikintu cy'uburiri kibanga mu buriri hari none se ubwo kuki koko njya numva bari abandi bavuga ngo ni imipuri yarumva abandi bavuga ngo ni imipuri ariko ni imvugo z'ubu ngubu ani nawe uzi imashini wawe nimura mukamugeza mu rugo njye nabona ku imashini wanjye kubera twarakundanye ambwira ko nkunda ndamwemerera kandi koko nanjye namukunze urumva ko nyine turarambanye turaziranye buri kimwe cyose turakiziranye nyine ubwo urumva ko ngomba no kumuha rero okay wow Anita ngarutse neza ndashaka kongera kugaruka mu buzima bwawe bwa high school ku ishuri segonderi wiga segonderi wagiraga amarangamutima y'abahungu nari ndenze wari urenze nari ndenze ni nko mu mwaka wa kangahe wumvishe utangiye kwiyumvamo igitsina gabo ngeze nsoje primary mu wa gatandatu numvishe nangiye gukuramo gake ariko noneho ngeze nko mu wa mbere kubera bari abasore uhura nabo ku ishuri baba biyambitse ukuntu nyine by'urubyiruko bigezweho akavuga ati ahari nakuze uno gutestinga ko wakoze noneho gake nyine ugenda uhinduka ugeze nko mu wa kabiri uba wumva warengeye avuga ati none nanjye nakiyumva udashaka kwambara imyenda idateye ipasi cyangwa ngo kubera ko batangiye kukureba cyane tuvuga ati abasore barambona wenda mu wa mbere ubu bikora gake ariko mu wa kabiri wowe wakuze ugomba gutera ipasi noneho umuhungu ukubwiye ko agukunda muri segonderi yabarenze ani muri abo bahungu bose guturuka mu wa mbere mu wa kabiri nuhe wiyumvamo wenda nk'umwana w'agasore w'icyo gihe wumva uko bitaha ijisho wenda kuri iki gihe uramutse muhuye wumva yakomeza akabasheri wawe wumva byagenda byararangiye buriya ibintu byo ku ishuri rero birangirira ku ishuri n'umuntu ukundana n'umuntu wo ku ishuri akavuga ngo nitugera hanze bizakomeza nta cyizere muhaye nta cyizere muhaye birarangiye iyo ugeze hanze noneho murakundanye yego ibyo ari byo byose ntabwo ushaka gukundana n'umuntu mwigana ntabwo bishoboka ushobora gukundana n'umuntu wo mu wa gatandatu mu wa gatanu kuba wumva ari bwo urenze noneho umusanze mu kigo amenyereye hanyuma wowe nyine ukavuga ati ngiye kuba icyamamare mu kigo kuko natangiye guteretwa n'abantu bo Anita ni ibihe bintu wakundaga muri high school ibintu wakundaga wiyumvagamo we nk'umukobwa w'iyo myaka wumva ukunze kurusha ibindi yaba ari mu rukundo mbese ambiance yawe mu byo wakundaga wumva ari ugusohoka muri dorotwari ujya mu ishuri ari kuva mu ishuri ujya kureba umupira abasore barimo gukina ari kuva mu bakinnyi ujya muri bumu mbese ducamo mu ncamake nakundaga bumu ubwo ukunda kubyina cyane mu mpano zawe waba iyo kariyeri warayikomeje oya ntabwo nabikomeje uretse kuba narakundaga ababyinnyi njye nakunda kuririmba nakundaga ibintu bya fashion nyine nabonaga mbyiyumvamo kandi mbikunze akenshi rero nakundaga kujya muri ibyo bintu cyane ko ibyo bintu nabikora mu kigo uri umusitari abuzwi aha Anita ubu nonaha ufite abakobwa n'abasore mu mwabanye muri high school ubu kubitaye na wa muhungu waguterese wiga muri segonderi ya kabiri ubu nonaha mwavuga naho mwahurira hose twakwiseka twakwiseka mumeze mute muramutse muhuye urumva waba umeze ute twakwiseka aguterese ntabwo wakwemera ntabwo nabyemera use narakuze icyo gihe nari umwana mutoya ntabwo nari nisukisha nariyogosheshaga nyine nari umwana birumvikana ariko ubu narasutse buri kintu cyose cyarahindutse kuri njye nawe ubwo twahura akabibona ko nahindutse aha Anita we yarahindutse nk'ubu nonaha ari manager wa banka twakundana ubwo ni ukuvuga ngo mu rukundo tujya kuvuga ko n'amafaranga nayo azamo mu rukundo cyane aha Anita amafaranga azamo mu rukundo ati urukundo kuki udakunda umuntu uko ari yaba akennye ukamukundira amafaranga dusobanura ukuntu amafaranga aza mu rukundo hagati y'abakundana ariko rero namwe reka mubwire
umuntu ufite amafaranga iyo agukunda abagukunda ariko umuntu ukennye iyo agukunda arya banakobese kubera iki umuntu ufite amafaranga babona abantu benshi kandi baramwemera ariko utayafite abakundwa n'abantu bakeya agahita guhitamo gupfa gutora uvuga ngo reka nkunduye ndebe kanyemera iyo umwemera handi uzanabona ko nanayagira aza guca inyuma kuko hari ibyo atakoze ariko nushaka ko ufite amafaranga hari ibyo yakoze impamvu aguterese akemera no ko mwabana nuko hari ibyo yirengagije nyine yakabikoze ariko si wo mwanya wabyo. Ani amafaranga agura iki mu rukundo rero? Amafaranga agura iki? Amafaranga atanga amahoro mu rukundo tubyo amafaranga ahagije buri kimwe cyose cyane. Wowe wakunda umuhungu kama amafaranga? Nta mafaranga namu wewe no kuvuga ngo umuhungu yagwa ariko we ntiwayamuha? Ntayo namuha. Umuhungu ko yama arantereta sibyo kandi buriya nibyo nyine twe tuva mu rubavu rw'abahungu sibyo tuvuga twe turi n'intege nkeya zabo exactly sibyo ubwo rero ntabwo nawe nagize imbaraga zirushize umuhungu ngo mutunge sinaba mbaye umugabo si ubwo wakaba umugore. Aha none se Anita ko hari umuntu nanone muhuje isano kandi mudahuje igitsina musaza we ko ari umuhungu we nta kintu wamuha muramutse muhe nta nicyo wanamufasha agize ikibazo? Ari musaza wanjye biraterwa nabwo ni gake ntabwo ari cyane nabwo nawe araguhamagara ikaba yikandagira. Ubu none ahangaha ubaye boss lady uri wa mukobwa ufite Range Rover ufite wenda etage igeretse gatatu urimo urakora uzabigeraho mbwira ibyiyumviro waba wiyumvamo bijyanye n'urukundo. Ubu urwo rukundo rwawe rumeze nk'ubu cyangwa rwagira indi tandukaniro? Urukundo nkunda ubu n'urw'icyo gihe uramutse ugeze muri iyo class ntabwo byabimeze kimwe. Icyo gihe mu ntekerezo zawe tubwira uko waba umeze uramutse ugeze muri iyo class n'imyumvire waba ufite. Rero bureka mubwire iyo ufite amafaranga unubwenge buraguka sibyo kubera ko ubutekereza ko ashobora gushira rero ukayabungabunga sibyo. Ntabwo urukundo rwanjye rwaba rumeze urw'ubu nshobora gukunda umuntu kuko afite amafaranga sibyo ariko icyo gihe njye mfite amafaranga ntabwo byaba bitandukanye na duhuje twese turabona amafaranga it's okay ni byiza nyine biraryoshye kuko uzashyiramo nanjye nshyiremo duhurize hamwe urumva rero nzahinduka ntabwo nzameze gutya. Anita iki kiganiro kiratangaje cyane kandi kiranashimishije nishimiye nuko rwose turimo kuganira neza n'iki kintu hobbies cyangwa mu bintu ukunda kuri isi mu myaka ugezemo n'igihe umaze gukora amafaranga wumva ikintu ukunda nanone ari ikihe kintu cyiza wumva kiruta ibintu cyagushimisha ku buryo wabaho neza? Kwambara neza Nkunda kwambara neza mba numva nyine biri byiza kurinze wenda ntabwo bihagije nukomeza ariko ndabikunda. Nkunda kwambara neza cyane. Ikindi nkunda gusa neza iyo nambaye neza nkisiga utuntu twose tw'abakobwa nsa neza nkabikunda. Anita urakoze cyane. Nihe nama wagira abakobwa b'uyu munsi yaba bagiye gushaka cyangwa batarashaka tujyanye n'irankuru twabonye Kayonza yuriya mukobwa wageze ku buriri akimana akimana inuza urabagira inama wowe ubwawe hari ibyo watubwiye abandi kugira ngo nawe bagende wowe wabagiriye inama kugira ngo mu buryo bwo gufata umugabo neza nk'umuntu washatse wakowe washingiwe imbere y'ababyeyi? inama nabagira jya ukora ikintu kikurimo ukunze uticuza. Nibyo byiza. Anisa urakoze cyane. Thank you. Tuzongera tugutumira kuri Bini TV twongere tuganire. Thank you. Murakoze. Murakoze namwe mwadukurikiranaga mukomeze mudushyigikire turahari.